Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yabaye amanywa amahanga arebera, ikorwa n'Abanyarwanda, yica abandi Banyarwanda, ariko igishimishije yahagaritswe n'abana b'Abanyarwanda b'Inkotanyi. Uyu mwanya tugiye kureba amateka ya Jenoside mu cyahoze ari Perefegitura ya Kibuye, ubu ni mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Gihango, ku kirwa cya Nyamunini, Chapeau de Napoleon. Reka twumve ubuhamya bw'abaharokokeye ndetse n'andi mateka y'ibyahabereye kuva muri 59. Nitwa Kizimana Enoki. Mu by'ukuri ikirwa cya Nyamunini nanjye nakigezeho mu matariki agera muri 24 niba nibuka neza, ubwo n'ubundi ku musozi mu tugari twari dutuyemo abantu bari bamaze kurangira. Nkigera aha rero nahasanze abantu benshi cyane bari buzuye umusozi. Nta kindi kintu twaryaga kuri uyu musozi uretse kunywa y'amazi y'ikivo mubona. Amapera yo akunda kuhera mu gihe cyo mu kwa kane yari yashizeho kubera abantu bari babanje kuhagera bwa mbere, ndetse abakigera aha bwa mbere babanje gutungwa n'inka zari zihari nyine. Tugera aha ngaha izo nka zari zarashize. Ni ukuvuga ngo rero n'ubundi ibitero byagiye biza ari ibiva ku Kibuye, aho bari bamaze kwica abantu bari bari muri stade Gatwaro, abandi bari bamaze kwica mu cyahoze ari segiteri Kibingo, ubu ni mu murenge wa Gihango aho bita Nyamagumba. Bose basaga nk'aho bamaze kwica abantu. Ahangaha ariho hasigaye abantu honyine, ariko bakaza n'amato. Abasaza bari bariho bari barahangaha bakabwira twebwe abana n'abandi batari bafite intege, tukarunda amabuye tukabatera, twabatera bagasubirayo. Bituma tuhamara iminsi myinshi, ariko mu gusoza yewe nahavuye mu bantu ba nyuma, tuza kugira amahirwe bene wacu bari bageze ku Ijwi batwoherereza amato y'abashi, baraza badukura ahangaha. Gusa ntabwo twahavuye twese, hari abahasigaye, hari n'abahaje nyuma y'uko twebwe twari twahavuye, hari n'abahiciwe. Ariko iki kirwa gifite amateka akomeye cyane, kuko iki kirwa cyatubereye icyambu, cyatubereye inzira. Abantu bose basa nk'aho bacitse ku icumu, uhereye Boneza, Musasa, ndetse n'abo ku Kibuye mu mujyi, ab'Igihango, ab'Umushubati. Abantu benshi mu bacitse ku icumu muri ako gace banyuze kuri iki kirwa. Iki kirwa rero cyatubereye icyambu nubwo cyaguyeho abandi bantu benshi, ariko iki kirwa kitubikiye amateka menshi. Kwa Rwamucyo Juvenal, aho naravukiye muri komine Mabanza, mu cyari segiteri Nyagatovu, serire. Kuri iki kirwa cyitwa Nyamunini, iryo zina ryacyo uretse ko gifite amazina menshi bagiye bagihimba, ariko irizwi cyane ni Nyamunini. Nyamunini ikaba ifite amateka menshi kuva kera, kuva muri 59 kugeza muri za 60. Nyamunini ifite amateka ku bantu bitwaga Abatutsi. Ahangaha turi muri za 60, Abatutsi bose birukanwaga mu gihugu, bicwaga, bahigwaga, bahungiraga hano. Ari abavuye hariya hakurya mu Rusenyi, ari abavuye mu cyari komine Gitesi, hano hakurya ku Kibuye ni Mabanza, no hakurya muri komine mu cyitwaga komine Kayove, ariho hari Abatutsi batukaga muri za Boneza. Bose bahungiraga kuri iki kirwa. Bituma iki kirwa ahangaha duhagaze bahita ku Kabanari. Izina ku Kabanari rero ryaturutse ko Abatutsi icyo gihe babitaga
ngo ni abanari ngo bari mu ishyaka rya inari ryariho icyo gihe, kandi abatutsi bose na inari ntibari banayizi, siko bari bayizi, ariko buri mututsi wese yitwaga ngo ni umuronari, amazina mbega menshi yarabaga ameze atyo. Aha rero hakaba hariciwe abatutsi benshi imbere ya jenoside, ni nayo mpamvu iryo zina ryo kukabanari niho ryaturutse. Ubwo abagiraga amahirwe yo kurokokera hano bambukaga bajya hariya hakurya ku Ijwi, urabona ko hano haturanye no ku Ijwi, mbega banazaga bahungira ahangaha bagira ngo babone ukuntu bazambuka bajya ku Ijwi, bagendaga bataratamba batazi ko bazanagerayo. Ariko kera ubwicanyi bwo bwari butarakunda kubaho neza kugaragara. Mbere ya jenoside bicaga bakeya bo bumvaga bakomeye, aboroheje ntacyo babatwaraga, ariko umututsi wabaga akomeye yifashije uwabaga yari ari mu buyobozi niwe bahigaga bakamwica. Benshi rero bakunze guhungira hano bambuka bajya ku Ijwi, bagira amahirwe bakabona abakongomani bazaga bakabambutsa. Ubwo rero ahangaha habaye amateka maremare no kugeza ejo bundi muri 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Yewe imyaka 69 muri ibyo byose byabaga mbireba. Ubwo rero amateka y'ahangaha uko tuyazi nuko, ariko noneho tugarutse ku bya jenoside. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi nanone baturukaga muri izo mpande zose, uhunga ntagira aho avuga ngo ahungira no gupfa kugenda gusa, uwagiraga amahirwe yageraga hano. Noneho tuza duhungiye ahangaha, tumaze kuhahungira haza abantu benshi b'ingeri zose, abantu benshi twabahaga duhari tutaziranye, imiryango imwe kaza ikajya hamwe indi ikajya ahandi, ahubwo n'amahirwe twagize twe abari ahangaha, izo nka zacu n'ihene nibyo byadutunze mu minsi irenga 15 twahamaze. Noneho tukajya tuzirya, noneho habanza kwica abantu b'imusozi igihe babarangije. Hari hano twumva amasasu avugira ku Kibuye barasa abantu bari muri stade. Ubwo twe noneho ntawari wemerewe kwambuka ngo abe yagera ku Kibuye, twari dufite n'imiryango yagiyeyo, nanjye haguyeyo muri stade, nabanje kujyanayo umugore wanjye n'abana 5 bose baguyeyo, dusigara ahangaha n'abandi twasigaranye. Ariko uko babicaga natwe twabaga turi hano turunda amabuye hano kuri iki kizimba. Iki kizimba gifite hegitari 28 n'ara 30. Noneho turakizenguruka twese, tumaze kukizenguruka tukabwira abagore n'abana bashoboye bakagenda batondeka amabuye hano hafi. Interahamwe zaturutse ku Kibuye zije kutwica hano, zaje iminsi 2, ariko tukagerageza kwigwanaho. Ubwo ariko ni mu gihe cya mbere twari tukiri benshi, tukiri hano, bamwe batarajya muri Kongo. Noneho tuza tukarunda amabuye, noneho zaza tugatera bakagira ubwoba. Bamaze kugerayo, bageze ku Kibuye nibwo haje noneho abasirikari n'abapolisi bafite imbunda. Ariko muri icyo gihe nibwo twavuze tuti noneho byakomeye, bari bamaze iminsi 2 barasa ku Kibuye. Nibwo twahise dufata amato turagenda, nyuma nza gufata umushi wo hariya ku Ijwi witwa Thomas Nyamugama, muhinka imwe muri izo zacu zari ziri hano. Ndamubwira nti noneho unyambukiriza abantu bose bari ahangaha. Ati nibyo. Akajya apakira mu bwato bwe, yari afite ubwato bunini yajyaga azanamo ibitoki mu masoko y'inaha. Noneho akajya apakiramo abantu abajyana ku Ijwi, abantu benshi bakira batyo bamwe. Nyuma abandi bashoboye gusigara twaragarutse, tuje no dusanga bazanye imbunda hano bararasa, abantu bose barabarasa. Ari nabyo hano habaga hari imirambo myinshi,
ari nabyo na mugenzi wanjye yahoze avuga by'abantu yabonye hariya hirya benshi babaga barabarashe ahandi bakabatemagura bakabica. Ibyahangaha rero byatubereye ibintu by'agahomamunwa kuva kera. Iyi Nyamunini ifite amateka y'Abatutsi menshi. Ikirwa rero ni ikirwa gifite amateka ajyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Twifuza ndetse ko hashyirwa urwibutso kuko kuva Jenoside yatangira kuva muri 1959 kugeza muri 1994 iki kirwa cyagiye cyicirwaho Abatutsi kandi cyagiye kiba n'inzira nanone y'Abatutsi bamwe babashaga kurokoka berekeza mu cyahoze ari Zaire. Tumaze guhunguka naraje bahita bangira konseye wa segiteri Nyagatovu muri komine Mabanza. Ubu iyo segiteri isigaye yitwa Kagari ka Sure. Ubwo ndatangira negeranya abantu bose bacitse ku icumu, bishyira hamwe tujya inama, dukora ibintu mbese nkajya mbagira inama nti tugomba kwiyunga ibyo tukibagirwa biriya bintu byose byatubayeho, gahunda za leta nabaga nahawe ushaka kuzishyira mu bikorwa, kandi nanjye nabonaga ari byo byiza kugira ngo twiyunge n'abo tugiye guturana. Ibyo rero bikaba mbishimira leta y'ubumwe yadufashije igatuma ikaturinda no kwihorera, kandi ubu nta n'ubitekereza.